Mwiriwe neza muraho ndabasuhuje cyane. Umunyarwanda yaciye umugani ngo agahinda ntikica ahubwo kagira mubi. Ni nabyo biri kuba kuri Rocky Kimomo muri aya masaha, nyuma y'uko yakiriye imeri imubwira ngo chano yawe irasibwe. Rocky ubungubu ari mu gahinda, agomba kukagira kuko chano itanga amafaranga meza, kandi murabizi YouTube ya Rocky aho yari igeze, no kuvuga ngo yari yararenze abasubscribers miliyoni. Murabyumva ko yari chano nziza kandi ikomeye, inamuhemba agafaranga gatubutse rwose. Kwakira rero email imubwira ngo chano yawe irasibwe, no kumuca amabere niko nabivuga. Ibingibi birasa neza cyane n'ibyambayeho kubakurikiranaga chano yanjye yitwa Ahazaza TV. Nanyuzagaho filime bita Inzozi z'urukundo, abajyaga bayireba ubwo ngubwo murabizi neza cyane. Impamvu iyo filime mutakiyibonaho nuko chano yasibwe. Chano yaje gusibwa. Ibingibi biterwa n'iki? Nicyo ngira ngo mbasobanurire n'uburyo nyine YouTube ya Rocky yakuwe ku murongo. Muri iyi minsi aba YouTubers bo mu Rwanda twagiye duhura n'ibizazane rwose. Navuga ngo YouTube yaraducukije, niko nabyita kuko ni nako bimeze. Ubu gufungura YouTube bisigaye bitandukanye nuko mbere wayifunguraga ugashyiraho ibyo ubonye rwose ugacuruza. Ubu ngubu biratandukanye. Noneho cyane cyane aba YouTubers bo mu Rwanda ibigenda bitubaho ngira ngo mugenda mubibona neza 5 kuri 5. Aho YouTube ihinduriye umuyobozi, ubu ingoma zahinduye imirishyo. Nubwo ahanini atari cyo kibitera kugira ngo YouTube y'umuntu isibwe, ariko uruhare runini nyine nuko ubuyobozi bwahindutse muri YouTube. Nubwo umuyobozi wa YouTube yahindutse, ndaza kubisanisha neza n'ibyo mu mazimisi mwumva ko igihugu cya Kongo cyatanze amafaranga menshi muri YouTube, mu buyobozi nyine bwa YouTube, kugira ngo buri umwe wese uvuga kuri M23, noneho by'umwihariko content creator wo mu Rwanda agomba kubiryozwa. Ibyo ngibyo mwarabyumvishe mu minsi yashize, ari nabwo nza no kubihuza nyine nanjye n'icyo nazize. No kuvuga ngo mwarabyumvishe ko chano ya Mwanafunzi yasibwe, iya Rocky irasibwe, ariko hari n'abandi zagiye zisibwa atari uko baprodinze kuri M23, ariko 99% nicyo kibitera. Impamvu niyi: nkanjye nabanje kwakwa monetize amezi 3. No kuvuga ngo monetize ni uburyo bwo kwinjiza amafaranga. Ubwo buryo babuhagaritse kuri YouTube yanjye amezi 3. Bakimara kubuhagarika, ni akavideo gatoya M23 sinibuka neza ikibuga yari yafashe k'iminota nk'ibiri nari na uploadinze. Noneho bampa email bambwira ko kubera kuverutinga amategeko cyangwa kutubahiriza amategeko ya YouTube bitewe na video iyi niyi, chano yawe yambuwe monetize. Nambuwe monetize bitewe n'iyo video yo muri M23. Amezi 3 arashira ndategereza. Nyuma y'ayo mezi bansubiza ya monetize. Mamaze kuyinsubiza, ari nabyo byabaye kuri Rocky. Mwarabyumvishe mu minsi yashize ngo ko yari yateze n'indege akajya muri Amerika nyine kuburana ku cyicaro. Ibyo ngibyo byaravuzwe. Monetize ashobora kuba yarongeye kuyisubizwa, kuko mwanabonye ikiganiro akora babwira ngo iyi chano ya Rocky Kimomo ntago turi kuyikoreraho muri iyi minsi, ahubwo reka twimukire kuri iyi. Muri icyo gihe cyo kumwaka monetize, ngira ngo ibyo ngibyo mwarabibonye yabitanze kuri iyo YouTube. Nyuma rero baje kumusubiza ya monetization, bwa buryo bwo kwinjiza amafaranga, yongera ayikoreraho bisanzwe. Ibi ndabivuga mbihuza n'ibyanjye kuko birasa. No kuvuga ngo nanjye bakimara kunsubiza iyo monetize mu gihe cy'amezi 3 nari imaze, nk'ibyumweru nka 2 niba atari icyumweru n'igice, bansubije ya monetize, bahise bampa indi email bambwira ngo kubera gusubiramo amakosa kenshi n'uburyarya, YouTube yawe ikuwe ku murongo kandi ntizagaruka. Icyo gihe baguha igihe cyo kujurira, ariko ubujurire n'ubundi kubutanga ntacyo bufata, ntacyo bimara.
kandi nta yindi video nari naprodinze navuga ngo ifite amakosa, kwa ko iyi content zose nari ndi gushyiraho zari content zanjye. Icyo gihe narajuriye ntibyagira icyo bifata, kugeza na n'ubu YouTube yarasibwe. Impamvu ibi bya Rocky mbihuje n'ibyanjye ni ukugira ngo mbahe ukuri gufatika, ukuri nyako. Impamvu twese tuzize bimwe, kubera ko nta gihe kirashira rwose nanjye yanjye ikuweho kandi nzize iyo video yo muri M23. Ngira ngo murabizi na content ya Rocky yari kwikorera ibyegeranyo byerekeranye n'iyi ntambara nyine ibera mu gihugu cy'abaturanyi. Ngira ngo amafaranga nibyo koko yaratanzwe, byaravuzwe mwagiye mubyumva, kubera ko Kongo yo ivuga ko M23 ari umutwe witwaje intwaro, bityo rero udakwiye gushyigikirwa n'aba YouTubers. Noneho by'umwihariko mu Rwanda ntago nshaka kubyinjiramo cyane, ngira ngo mwese murabizi, bityo rero ko aba content creator mu Rwanda badakwiye kuwushyigikira. Ngira ngo murabizi ko mu Rwanda nyine aba YouTubers ubu ngubu dusigaye bagize, niba navuga kutwigirizaho nkana simbizi, gusa ntago bimeze neza ku ba content creator kuri YouTube ubu ngubu. Birasaba kwigengesera, ukuvuga ngo YouTube yahinduye ingamba mu nguni zose mu buryo bushoboka. Ubu ngubu barashaka nyine umuntu ukora content ye, ibintu byawe nyine, kubera ko basigaye bakwambura monetize, bakagusaba ko ukora video ubasobanurira uburyo ukoramo ibintu byawe, uburyo editinga, uburyo ushyiramo amajwi n'ama behind the scene y'ibyo ukora, bakayagusaba iyo bakwatse monetization kugira rero igaruke. Ubu rero nta kindi ni ukwihanganisha Rocky Kimomo. Ngira ngo murabizi ko channel ye yari inkuru pe, yamuhaga gatubutse, yari ifite aba subscribers miliyoni, nubwo atari byo YouTube igenderaho ikugenera umushahara ugomba guhembwa. Umushahara wawe ugenwa n'ibyo wakoze, kandi murabizi ko Rocky Kimomo yarebwaga pe, YouTube ye yarebwaga. Ni ukuvuga ngo iyo yashyiragaho video yaraga igize ibihumbi 100 ingahe, murumva ko yari umukozi. Bityo rero niyihangane rwose, nyine nta kundi bigomba kugenda. YouTube yo yamaze gukurwaho, ubwo nyine azababwira mwimukire kuri iyo yindi nabitangaza, nyine natwe tuzamushyigikira kugira ngo turebe ko hari aho yakongera kugera, kuko icyo dusabwa mu Rwanda no gushyigikirana kugira ngo buri wese agire intambwe atera. Nibyo ngibyo rero byabaye kuri Rocky Kimomo. YouTube ye imaze gusibwa mu kanya kashize rwose. Ubu ngubu wenda ashobora kuba ari kubyirukamo kugira ngo arebe ko yagaruka, ariko nta cyizere kubera ko utanga amafaranga bigiye bitandukanye, ariko ntacyo bifatanye. Kereka niba azongera kurira indege akongera agasubira muri Amerika ku cyicaro, simbizi. Ariko iyo bamaze kugubwira ngo YouTube yawe barayimuvinze, bisigaye bigorana kugira ngo igaruke. Mwanafunzi yarasibwe ntiragaruka, n'abandi bagiye bitandukanye. Nanjye yarasibwe, naragerageje mu mpande zose zishoboka, nandika ama email ngira nte, ariko byaranze. Ngira ngo murabizi ko niya Nyabitanga TV show niba ariko yitwaga, nayo yarasibwe akreya indi. Ubu ngubu nyine ntago byoroshye kuba content bo mu Rwanda, birasaba kwigengesera. Mu byo dukora byose birasaba content yawe iba ari umwimerere, kuko nyine ibintu ntago byoroshye ubu ngubu rwose. Nuko nguko bimeze, nicyo ngicyo YouTube ya Rocky izize. Ngira ngo nabihuje n'ibyanjye nyine kugira ngo mbahe ukuri nyakuri, kuko burya iyo umuntu asobanura ikintu cyamubayeho ngira ngo kirumvikana neza cyane. Nuko nguko bimeze rero, ntago tworohewe. Birasaba nyine niyo wabikoraho guhindura strategy, ukabikora mu bundi buryo. Nyine murabyumva ko YouTube isigaye yarakajije ingamba, ntago amazi nyine akiri yandi nkuko abantu bari babizi imbere. Ni nayo mpamvu mubona nyine akajagari kari kugenda gacika muri YouTube. Mu minsi yashize abantu bigeze bafungura ama YouTube ari benshi, ukabona umwe hari yafunguye YouTube, ariko ubu ngubu ngira ngo bigenda bigabanuka bitandukanye n'indi minsi. Ntabwo kakajagari kabaga kuri YouTube
muzongera kukabona. YouTube nyine iri kugenda ihindura ibintu bigiye bitandukanye, ikubwira ko ari ahantu hizewe, bityo udakwiye kuvayirotinga amategeko cyangwa udakwiye gukora ibyo wishakiye, ugomba no gukurikiza amategeko y'abareba YouTube. Bityo rero birasaba kwigengesera, kuko YouTube nyine ni ahantu umuntu ahahira, ni mu murima umuntu ahinga akazasarura. Bityo rero birasaba kubifata nk'akazi, tukamenya ngo turakora iki ngiki ntabwo dukwiye kugishyira kuri YouTube. Nanjye rero reka mbashimire aba content creator mwese, mwigengesere turebe ko wenda twajya tubona n'ayo magana ngahe yo kubaho. Bityo rero dukomeze tunabane mu mahoro, dufashanye, ibindi byose nyine Imana igenda ibikora. Gusa twigengesere mu mavideo dushyira kuri YouTube. Reka mbashimire rero, njyewe nitwa Eric, mukomeze mukurikirane Eric TV nyine, mukore subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndabashimiye, bye. There's a fire inside you.